Hallelujah. So we are prophesying Rero turimo turanura that the next World Cup ngo mu gikombe cy'isi gikurikiyeho Amavubi is going to attack. azaba ariyo Is going to attack. azaba ariyo Is going to attack. azaba ariyo In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. They will win the battle. The reason impamvu why you have never won utigeze utsinda in life mu buzima is because you are living in defensive. nukubaho urimo kurinda You are iwawe living in defensive. urimo kurinda. Hallelujah. Izo nyigisho bazita inyigisho z'ubwenge zitahembura zitajyana abantu mu bugingo. Iso nimbivuga muraza mu nduke. Ariko mba navuze ukuri n'ubundi mujye reka nkubwire. Hari ikintu namenye kimwe. Reka njikubwira ubundi birangire. Ijya gora ikintu cyatuma Imana ibikora n'iki mu rubyiruko murapfuye murarimbutse. Ikintu cyitwa Twitter n'ikintu cyitwa TikTok mugipfiriyeho nimutihana nimutiyarura nimudakoresha uburyo kimushaka ukuntu Imana yabagarura na ubundi mwamaze kujya nyuma y'umurongo mugeza habi mugeza harindi muka biteye umubabaro biteye agahinda nababaye mburi cyo mvuga mburi cyo nkora nari merutse kumva ngari gusaba ngo urukundo ukuntu nabango haleluya ndibaza vrema kandi la space biri abantu benshi ndibaza abantu ntago babona ko ikibi cyaje mu bantu byibura ngo basenga Imana igira ikikora igire n'ibindi rema ubundi mu by'ukuri binera ubwoba iyo abantu bavugana n'umuntu bareba bazi ngo kora live ngabazi ariko akaba atagaragara. Umutima wanjye uragukeneye mwami. Yes, reka ngusuze nkufurize ibihe byiza uherereye hose dukurikiranye. Reka mbanze ngushimire ko wahisemo kubana natwe ukabufunguye iyi video cyangwa se iki kiganiro. Reka nshimire umuntu wese rero wakoze subscribe ku Musaruzi TV kandi mbabwire ko mwakoze kwinjira mu muryango mugari w'Umusaruzi Ministries. Ngewe ugusuhuza rero ndetse uguha n'ikaze. Amazina yanjye nitwa Mugisha. Ukaba mubibona ko ntari njyenyine by'umwihariko kuri kamera ndi kumwe na Mushumba Adrien nk'ibisanzwe muramumenyereye. Mushumba ikaze. Murakoze cyane. Meze fresh? Ndaho bisanzwe. Uraho bisanzwe? Ubuzima ni poa. Akareka. Zikara abantu bari mu bitaro bari guhumeka wanyuma bakaba ati ibintu ni sawa. None n'abane bagifite umwuka bari kuvuga ngo turarya dute. Kisimera. Biba bikaze ejo bari umuntu ameze neza ejo akaba ari undi utameze neza niko isi y'uyu munsi imeze cyane. Nta gatogo n'imvange. Waraye ku karago cyane usenga cyane rwose twagize n'ibihe byiza. Niyo mpamvu mwananiwe gutya. Umunaniro ndawufite. Umunaniro uragaragara mu maso. Ni wowe ufite. Abantu se niba ari kukubona. None se nimba ntarajya mu kiganiro urajya ngaragarire. Tukigushyiremo. None. Yego reka dutangire twiragiza Imana ubundi tuze tuvuga iby'Imana. Uri data wa twese mwiza uri imbabazi zacu ukaba n'imbaraga zacu. Nyemererwe mu ruhande rwacu ubwenge bw'Imana bugaragare muri twebwe. Tuvuga ibyungura umuryango w'Imana, tuvuga ibyungura ubwami bw'Imana, ubwenge bw'Imana bugaragare, mwuka wera menagura ibicaniro byose by'ikuzimu. Urakoze dadutegeka kandi uganze tuvuge ibikwiriye mu gihe nk'iki ngiki. Abantu baguye umuma abandi barananiwe data dushoboze kugira ngo tuvuge ukuri mu gihe nk'iki ngiki kugira ngo dukore ibyo ushaka kubera kuri Imana itari ntambira kibi. Tegeka kandi uganze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Tumaze iminsi dukora ibiganiro bitandukanye harimo ibijyanye n'inzozi cyane cyane iki cyumweru nizo twatangiriyeho gukoraho cyane n'icyaherutse cyangwa se gishize ariko uyu munsi ndagira ngo wenda tudeviyeho gato. Hari igihe tuba tumaze igihe tudacyaha cyangwa se tubona ibintu hano hanze aha ngaha tukicecekera bakagira ngo ntitukibibona
ariko umunsi ku wundi turabibona kandi tuba tugamije ko sosiyete yakizwa ikihana, cyane cyane urubyiruko rukava mu byaha. Ejo bundi nahoze ndeba by'umwihariko uyu munsi ndagira ngo nze kukubwira aho wenda ikirambure sindi bwibande kuri bimwe bakora kuko ni buri munsi hari space cyangwa se live zikunda guca kuri TikTok, Instagram ndetse na space ica kuri X yahoze ari Twitter. Uyu munsi dusigaye tubonaho urubyiruko rwinshi ngo ruri gushaka abagabo by'umwihariko aba diaspora, tugasangaho n'urundi ruri kuganira ku bijyanye n'imvugo bisi bishegu, buriya mu kinyarwanda cyiza cyahambere bavugaga ko ari ibiki, ibiteye isoni. ubundi Bibiliya ivuga iby'isoni nkeya, iby'isoni nkeya, iby'isoni nke n'ibiteye isoni. Umunsi wa none dukunda kubona hariho abakobwa batagifite umuco, niko twabivuga, bambaye ubusa, bavuga amagambo atari ay'abantu bazima cyangwa se atari ayo muri sosiyete wageza ku bantu. Ni iki ubona space wowe nk'uko ukunda kubibona cyangwa se ukunda no kubyumva hanze aha yazanye cyangwa se yungura abantu? Wenda duhere ku byiza byazo, ndavuga iza Godifata. Nta kintu na kimwe space maze uretse gurarura abana b'urubyiruko. Godifata byenda nawe azafungwa, nimba azafungwa, nimba bazafungira bihagarika, azamufunga atazwi. Atazwi se ni dayimoni. Ni dayimoni se ritubamo? Ntakari dayimoni, ariko se umuntu abantu baregera bashyira ibibazo bye batazi n'isura y'urumva adakaze. Ahubwo yarasaze byaramucanze. Biriya bintu urabona ari ibintu bizima wowe. Uzi ukuntu ari kwigisha abana b'abakobwa gusambana. Ubutinganyi, arashinjwa ko muri space ye hiberamo ubutinganyi, hakiberamo uburaya. Muri space habamo ikintu cyitwa mu biganiro bye ni ubusambanyi, ngo n'aba best friend nyine ni ubusambanyi, n'ikintu cyitwa ubutinganyi. Ese ko tubona tumira abantu, byongereho n'ubupfubuzi, ko tubona tumira abantu bazima, ndema nk'urugero muzima ba Swakimu bajyayo, ba Scovia ntago ajya atanga igitekerezo bikarangira. Scovia yari ariyo mu gihe cya Yago, Scovia yari ariyo mu gihe cya Rugagi. None se ntibakoze bakigendera, nuba bakeneye bazi. Wakirwana na bari abana b'abakobwa ngo ni ba DJ Brian, nimba nabita inkunda rubyino ntabwo mbizi, ntabwo naba mbese inkunda rubyino, ariko byenda gusa nabyo kubera ko ntago ari ubutumwa bwiza, ntago uretse n'ubutumwa bwiza sosiyete bari kuyangiza. None ikintu cyambabaje kiganira agahinda, si kimwe n'abahanuzi bari hano hanze baraza kubahagurukira mu bite bibazo, mugerageze. Abahanuzi bo ni ibisanzwe, none rero bari gukabye. Apana ubuhanuzi, ntabwo mvuga ubuhanuzi yaba bukabyagamo bakavuga iby'Imana ivuze, ahubwo byenda reka mareke mendeze kuhinjira. Ibyo nshaka kubabwira, ikintu cyambabaje, mperutse kumva ikiganiro bahaye Karibu umutinganyi ngo ufite ngiba yemera Satani akemera na 666. Noneho yavuze ko banga Satani n'inzoka, banga Satani ngo kandi nawe nta kintu nge batwaye, ngo ntago afite kwemera nimba Satani. Yararimo avuga ngo kuki mwanga Satani kandi ari Imana yamuremye. Noneho rero wari Imana na Satani ntazi icyo yemera. Icyo kintu cyarantangaje, ukwibaza uyu muntu utemera Satani ntanemera Imana aceza abahe bame, bivuze ngo ni umukozi wa Satani wihishe uri mu buryo ahubwo wera uri mujijishe cyane ko nakurikiranye asanga seviwe ngo ni umutinganyi na kosori ni umupfubuzi, ariko baramwakira kuri abantu bakuru live, abantu bakuru. ariko uriya mudamu ngo Juliette Mutamba si umudamu, ni Juliette Mutamba ni umudamu. none se buriya umugabo we abivuga iki? Byibiki uretse ko n'abagabo b'iki namwe mwanteye ubwoba kwitwikira se kujya umuntu w'umudamu. Ubu nabona mama Brianna aryamye hariya ngo ni Juliette Mutamba cyane, narababaye kandi n'umunyamakuru. Nibaza ikintu ahamaze n'ibyo akora, noneho bari kumubwira ngo abarangire abagore bapfubye vraiment, ngo abadamu bapfubye ngo abarangire, ngapfuburira ngo amadolari 500
niyo makeya. None ukuntu yavuze uburyo ngo basome imibiri mwakagira Imana, mwika mbabwiza ukuri, urubyiruko murapfuye murarimbutse. Ikintu cyitwa Twitter n'ikintu cyitwa TikTok mugipfiriyeho, nimutihana nimutiyarura nimudakoresha uburyo kimushaka ukuntu Imana yabagarura, na ubundi mwamaze kujya nyuma y'umurongo, mugeza habi, mugeza harindimuka, biteye umubabaro, biteye agahinda. Nababaye mburi icyo mvuga, mburi icyo nkora. Nari mperutse kumva ngo ari gusaba ngo urukundo, ukuntu naba ngo haleluya, ndibaza vraiment kandi la space biriho abantu benshi, ndibaza abantu ntago babona ko ikibi cyaje mu bantu, byibura ngo basenga Imana igira ikikora igire n'ibindi rema. Ubundi mu by'ukuri bintera ubwoba iyo abantu bavugana n'umuntu bareba ubazi ngo kora live ngabazi ariko akaba atagaragara, huwa ni ukubera iki? Ariko se suriya ko n'abakuru b'ibihugu tubabona, ubwo abantu si bamuzi uri kuvuga ngo w'umupfubuzi uriya wiyita DJ niwe nyine ngo ni umupfubuzi, narabyemera. Yavuze ibintu nipfuka mu maso ngira isoni, ngira isoni. Ndi umuntu w'umugabo ubyaye 4, ndavuga nti Imana Nyiringabo, cyakora nuze kubyumvisha abantu bitaza kumera nka cyage. Ndavuga nti Imana Nyiringabo, ibi bintu ndi ibiki koko? Nahanga urubyiruko rwashiriye, ingo zisenyutse kubera TikTok, abana nibajuba ababyeyi babo kubera TikTok na Instagram. Uramujya ati ndi kuri TikTok ndi live, wamugura ati ndi live kuri Instagram. Mana ngira ubutwari, ukibaza ibi bintu byo bizagarukira he? Ibi bintu bizagenda bite? Uragera mu barokora bati Bowazi aratwika bati Bowazi na nibishaka ati baratwika. Ati ibintu byo kuzajya yirirwa hanura, ati ibintu bimeze kuriya, mukande kanya akavuga ngo abantu babenure, uhita byibaza. Nibaza bakozi b'Imana mwabuze akazi, mu buri cyo mukora, ku buryo mukwiye kuzajya mwirirwa muvuga ubusa, nta bintu mwavuga byakungura igihugu, nta bintu mwavuga byakungura sosiyete, nta bintu mwavuga byakungura ubwami bw'Imana. Mudiriwe mubeshyeshya izina ry'Uwiteka kugera ku rwego ijambo ry'Imana rivuye muri mwebwe, ubutumwa bwiza bukaba bucitse amazi. Imana abantu barayitakaje, kwiringira Yesu abantu barabitakaje kubera ubugome n'imbuto za mwebwe mugaragaza muri rubanda. Ababyeyi bafite ipfunwe no kwitirirwa ko muri abana babo, kubera ko nta buhamya nta butumwa. Ngira ubwoba, nibaza isi turimo, nibaza igihugu turimo, nibaza ibintu nimba ibi bintu abantu bazaguma barebere harya buriya reka ngo baze mugisha. Buriya mu by'ukuri harya ngo nta mategeko ngo aba kuregise, ngo n'amabwiriza ngo nta yaba kuregise. Ibi bintu biragomeza bigapfa gutya, urubyiruko rwacu rukangirika, abahanzi bakangirika, leta ibireba baba bashinzwe urubyiruko ngo bareberere ngo Godfather. Harya ngiriya ni showbiz, ngo biriya ngo nukwishimira, iriya ni showbiz, ngo nukwishimira, ni show na bize. Show business ni show icuruza, ni hariya mugeze. None numvize no kwaka ngo Scovia amafaranga, ngamubwire ngo nk'utudolari 200 kuko wa mugabo wagerageje space yo kwavugirwa ibishitani no kuri TikTok yawe, wagerageje ukavuga ibintu bizima. None ngo muri kubaka societe muri kubakisha ubusambanyi bumeze kuri societe, muri kubakisha kwakira ubutinganyi nako ubupfubuzi ngo akavuga kavugurira 500. Mwebwe murabona mutari kuturimburira abana, harya ngo tubyihorere muri show business. Ijambo ry'Imana ririkame muri mwebwe, ibya Yesu mu bitakaze, ubuntu bw'Imana mu butakaze, iby'agaciro mu bitakaze, kugira ngo abantu tubemere.
kugira ngo tubakomere amashyi kugira ngo mwumve ko ari amen. Muribeshya abakozi b'Imana se ko abita basikama. Muribeshya umusikama niwe nta musikama umurenze wo kwirirwa avuga ubusa yakavuza ibintu byakungura abantu. Mwirirwa mucuruza abana. Arya ko bavuga ngo bacuruza ngo gucuruza ngo abantu ni bibi. Niko reka mbabaze mwabayobozi. Ntabwo ndi gutukana. Nta nubwo mbubahutse. Ariko mwe naba ngaba ngo baswake ngo mwirirwa mureba ko muri ababyeyi murabona mwebwe ruriya ruvuga ibintu ruvuga ari byo. Bariya abantu ntabwo biri ari ubucuruzi. Si uburaya bucuruza. Yigaragaze n'ikibuno nuko ateye ngo bamubenguke mu murangire ngo mumbwire umugabo warambagijwe akura ngo n'umuco wa kera nuko wateye imbere kuri TikTok. Ntago ari umuco habaga umuranga se. None je Godfather ari kuranga abantu arabaze baramuzi kandi nyine abagira ngo bababone ari mu bucuruzi aho gari kubacuruza kandi ukumva ngo nabarokore ngo bazenga Imana. None naratangaye ara niho hava baba boyfriend hariya niho hava ugabateka mitwe hava baba boyfriend umukobwa kaza avuga ngo musengere bashwanye wago gamamagara ngo nzengera ngo mugozi w'Imana ngo Imana imiye. None n'umuntu ujye umbwira ati nawe urigirana inyigisho zawe ndabashwa ati none mbwira iki Imana iri kuntekerezaho nyewe nkubwira iki Imana igutekerezaho wowe wabanje ukibwira icyo witekerezaho ubwawe wirebye witekereza iki. Nimba Imana muyikuye mu mishinga yanyu, nimba Imana muyikuye mu bana banyu, nimba Imana muyikuye mu gakiza, nimba ijambo ry'Imana murijugunye mukaba mutaye umurongo w'ubutumwa bwiza, muragira ngo dukore iki koko? Ibi nibyo Imana ibahamagarira nibyo mwahamagariwe. Kwirirwa musambana. Imana ibahamagaye kugira ngo mwirirwe kuri YouTube. Mwirirwe musambana. Mwabuze gusenga Imana ngo ibubake. Bamwe mushimana. Murego bwira Godfather ngo barangira abagabo. Murimo murakora ibintu. Muri kubyita ikintu cyoroshye. Ariko kugira ngo mubigarure bizabagora. Meme na ministeri ishinzwe umuco kugira ngo ibigarure bizayigora. Nitagira ikikora. ngo bashinzwe ngo ubugenzacyaha no gukumira ngo ibyaha bitaraba. None ze biriya byo nta byaha birimo. Ese si byo bashinzwe? Nta byaha birimo se byo. Ntago babireba. Ntago babona ko urubyiruko ruri kujya mu kuzimu. Ese ni mwanga kubacyaha murabona dufite igihugu. Iterambere dufite ni rimeze rite? Mwabakobwa mwabuza abagabo kugeza ku rwego mubashakira kuri TikTok. None se umugabo kuri TikTok mbwira wakubengukiye ikimero impamvu iyo kibuno cyawe nigishira kigahura n'imisi kagipoza umaze kuba umuma mu byaye bana batatu amabere yaraguye hariya ngagiye mwebwe ngo musage muyatega ngo nawe utegereza ko azakomeza kwitwa mama w'abana be. Ni ibintu ngenge mbona nkagira ubwoba nkibaza nese ibi bintu babihaye agaciro n'urwenya nibikiwe ariko zigiro cyo kikaba rimwe kabiri gatatu kane hariya ngo ni show business barabashuka. Reka mbabwire bene data bahanuza, reka mbabwire mwabavuga butumwa mu, reka mbabwire mwabashumba mu, igihe mumaze mukinisha abantu mubabeshya kirahagije. Nimugerageze mukizwe, nimugerageze mwira imbuto zikwiriye bihane, nimugerageze mureke ubuteka mutwe, mureke guhangana, gutukana kuri social media, kuzana amabanga yanyu n'ubusambanyi bwanyu niki bibuze kungura umuntu dukurikiranya akakanya.
ninza nkambika ubusa Theogene, ninza nkambika ubusa runaka, kandi byari by'abarokore ivyo bakunda bintu byo bakunda nibyo bakunda nyine. Inyigisho songo nasinzi na bya bindi wambwiye ngo nitwe tubibaha nabo nibyo baba bashaka. Iyo bahaye ntabwo ari ibyo baba bashaka. iyo bahaye oya nese nta byiza bihari, nta byiza bihari. Ibyiza birahari. None se kuki bahita bareba ibyiza imitima yaranduye, hako nawe urasetsa. none izasukurwa neza kujya kureba inyigisho yadiriye, nuza ariko uyu mukwaje avuga ati dufashe dore ngo uyu muntu wabanaga na Theogene nibishaka baryamana, kandi rimwe na rimwe ugasanga ntabyo, ni ibintu biraho by'ikigambo biraho ngaho birangira. Mwamba bariye mu gakizo usabye imbabazi, none se ubona ntazisaba ndakoreke ndege ibintu bigume gutya, abantu ndeke mugomeze mukora ibyago. Ubutinganyi nabwo buraje bufunguka, karafungutse deja. Hari inkuru utabonye y'umukobwa ngo watinze, nabyo nibyo byari biri kuri space ya Godfather. Umukobwa ari gutera story ngo ko ibikozongane byose bijyayo. Ibikozongane byose n'ibintu byabuza agaciro n'ibintu byabuza umumaro, nta handi bijye. Uwo mukobwa yari matera story avuga ngo ukuntu nyine ngo yagiye ahantu gusohoka bakahurira n'undi mukobwa ngo akamufata akamutahana. Avuga ukuntu baryamanye, avuga ukuntu uwo mukobwa bagende bajye bareka ubupagani buraho ngaho. Kandi biriya bintu babivuga muri story ugira ngo nyine ni ukuganiriza abantu, kumbi no kubishishikariza abantu. You promoted no kubipromotinga. Hari n'abandi nabonye asigaye bakira ngo barakundana, ari abakobwa babiri akabakira turakundana. Bo si no kwa Godfather nabonye ari cano yabakiriye, ntazi neza ntibuke amazina, ariko niye cano yabakiriye. Nimusenge, nimudasenga isoni zirabakora. Nimudasenga ngo muhamagare Imana muraza kumwaragurika. Nimureka ibintu mukagoma bikadogera mureba mwicaye, ntimugire ubwoba ngo ndimuhamagara Imana muraza kugera kure mwebwe. Njage ndekeraho, nshaka ugarukiraho biteye agahinda. ariko usabye imbabazi ngo bakizwe bihane. Iyo aba babyumvaga, iyo aba bumvaga ubutumwa bwiza, amatwi y'abantu arimo ibinure, amatwi y'abantu arashaka kumva ibibanezeza. Ijambo ry'Imana abantu baryigurukije, ntibashaka kwihana, nta nubwo bashaka umuntu babwira ngo nimukizwe, ahubwo barashaka umuntu babwira ngo Imana iragupromotinga, barashaka umuntu babwira ngo Imana ikuzamuye mu ntera. Ariko namenye amakuru ko buri igisiga bita ikizu, nako apane igisiga bita ikizu. Bibiliya igivuga iravuga ngo ibikona byagaburiye Eliya. Ibikona byagaburiye rero Eliya ntabwo byigeze byandikwa mu gitabo cy'ubugingo, kandi bari abantu. Mwirinde rero mutazakira ibikona mukagira ngo mwakiriye Imana. Mwirinde ibintu mubamo bitari ibyo birabarimbuza, bitari ibyo birabakungura, bitari ibyo birabatera inyatsi, bitari ibyo murahinga mweze, bitari ibyo murarya ariko ntabwo muri buze guhaga, bitari ibyo murambara ntabwo muri buze kuberwa, bitari ibyo murakora akazi ariko ntabwo mukarambaho, mugomba gukenyuka. Nimushake Yesu, nimushake ubwiza bw'Imana, nimugerageze mube mu mwanya w'Imana, nimugerageze mube mu by'Imana. Nyamara uyu mwanya mutesha agaciro n'ibi bintu mutesha agaciro muzabyicuza. Imana niba uguha umwanya wo gusenga, ikaguha akanya wo kwegera Imana, ukabikerensa ukumva ni ibisanzwe, ukabyoroshya ukumva ni ibisanzwe, reka nkubwize ukuri, uzarira nk'uruhinja.
n'imyuka mibiri hano hantu n'abadayimoni bisha abantu uzarira nk'uruhinja. nagira ngo nkumvishe aho shingiye ku bantu bababaye, shingiye ku ndwara abantu barwaye, ngashingira ku byo mbona n'imiteto murimo, nta makuru mubona. Unyumvisha abo bantu? aba bakobwa abantu babumve ho gato. iyo sex muri salo wowe n'umugore wawe imbere y'abana ntago bishoboka. ni ibikorwa nyine biri private, ugomba kugenda ukiyerera mu cyumba. Rero natwe no kubigenda ni ibintu byikoze, natwe ntabwo tuzi ukuntu byagenze, gusa twisanze nyine dukundana twese. Ntababwiye indi ngo ndagukunda mbere, gusa twisanze just turi muri love. Adabaktinza imwambika ubu mba namwumvisha abayazanye twa tuntu twaba akubwiriramo nyine, ariko nzayimwambika tugaragarira nyine mu bikorwa. Ibyo byose bigaragarira mu bikorwa bye, bigaragarira mu buriri, bikagaragarira nyine mu bikorwa nyine byo kandi ari umukobwa mugenzi wawe, of course. Ariko kumubona ari umukobwa nyine ntago ari umukobwa nyine, ntago ari umukobwa. Kimwe nuko abagabo bose bagenda mu muhanda, abagabo bose bagenda mu muhanda ntago ariko bo bari abagabo. Nakuze bisanzwe nkundana. Rekeraho ubwo zuri kutubwira iki, uri kutwigisha iki? ntago ari umugore nubwo mubona ari nk'umugore. harya ngo nabara babita abage abase abarezibiyene n'abarezibiyene. Reka nkubwire, uwaje mu isi yaje kubona, wa mwana w'umusore we, uwaje mu isi yaje kubona insigazi y'iminsi ngo igisigarira kubona. Dore ni ibyo. yego koko ngo babikorera ibiki? babikora hiherereye, baremera ko kiriya gikorwa bazi Imana ikagiha umugisha kiriya, kandi ariko babyemera. aho muba mwibeshye. iyo si Imana ni kagoma. mujye mbabarira. Iyo ndebye ibintu biriho ngira agahinda, nkagira n'umubabaro, nkumva ndi gusabira urubyiruko. yego ntabwo nari gusoza ntakubajije kuri ubu buhanuzi. Amavubi banza ngo tutarajya mu gikombe cy'isi na rimwe, ariko ejo bundi twabonye umupasitoro abihanura kwa Minyoni. ahubwo iyo mukivuga ko uriya Amavubi najya mu ijuru, najya mu ijuru. oya Amavubi se abakinnyi bose bazajya mu ijuru, bose bakajya mu ijuru. oya mu cy'isi ariko hararenze, ibyo byakitwa ubuhanuzi. mu cy'isi hararenze. none se nkubaze, none se kuki bakoresha abapfumu mu cy'isi? reka nanjye nkubaze, kuba Amavubi yajya mu gikombe cy'isi, uretse ko yaranibeshye kubera ko azabanza akine na kafu configuration iriya y'ibihugu cya Afurika nagitwara azajya mu cy'isi. oya se zijya mu cy'isi cyose ziragitwara, ahubwo se yakigiyemo. none se nimba atarakijyamo, n'ejo barayitsinze, nako yaratsinze ariko yatashye se. none se icy'isi ariko tumeze neza, turi ku mwanya wa mbere muri groupe turimo. igikombe cy'isi bakijyanishamo iki? bakijyanishamo imbaraga nyine n'abahanga, ibikorwa. nareke rero bakore amagambo abe makeya. icyakora byenda hari akantu yavuze keza, gashyiremo nkakubwire. So we are rero turimo turahanura. Hallelujah. So we are prophesying. abantu bataye umutwe kugera ku rwego banga kuvuga iby'Imana, bavuga ibintu bishyushya abantu mu mutwe bibayaza. noneho nabo kubera ko Imana bayitaye, birirwa bari muri kiriwanzenze katikari bombe. urabibona? dore bari muri kujugumira, mugani wa muhanzi bataye umutwe, bari muri ibyo bintu. reka nkubaze, harya yitwa ndi umuprofete? ntago nzi ibizina bye, amazina ye nako ntago ari Kayanja, kandi hazaza ejo bundi. noneho nawe ibintu azazana mwitegure, muzabyakirize yombi. reka ariko byenda uko Imana yavugiye mu babosi, iyo iza kuvugira i Remera
cyangwa ikavugira ku Muhima cyangwa Nyarugenge muri ADPR bari kuvuga ko ari ubusazi. Ariko ubwo yavugiye mu babosi no mu bayobozi buriya bizakunda. Buriya rega Imana izana nawe yavugira. Izi nibyo yavuga. Buriya ubwo yabivugiye mu babosi ikabivuga mu bayobozi 2026 ndumva habura umwaka umwe nawe ariko ngira ngo twagombye kuba twarayikatishije tiki itujyana mu gikombe cyize kuko ngubu bararangije ngira ngo amajonjora ari kuba aya majonjo bari mu matsinda kandi itsinda u Rwanda rurimo rurayiyoboye none rwatashye mu cy'Afurika biratandukanye yahaneye ko yari ikisi tuzajyamo ubuhanuzi kandi bwemerwa busohoye none tuganire kubukiritika sibyo kuko kubikritika byo simbyemera ahubwo tubaze byenda twibaza ikintu kimwe bitewe n'ahantu bwavurwe kubera ko ari muri VIP ni muri VIP iki y'ababosi nyine hano bahumura abantu basengera babasirimana Imana yumva cyane buriya abantu nk'abariya buri Imana bumva cyane kubera ko bazi kwitera parufe nziza bakanambara neza bakagenda mu modokari meza ibyo rero byatitiza Imana ikavuga tugaba abantu bambaye neza reka ngira ubwoba nzabikore byenda ibyo cyo turuva ibyo Imana sigira ubwoba icyo turuva byenda none se wowe urumva Imana yavugira ibintu nka biriya hariya ntibisohoze ibivugiye hariya ahantu bose abantu bemera niba yiterura cyangwa bakayishyura kwa mami niba yishyurira amafaranga bakayijyana kwa mami wa muhungu uri nyiranzakihamagariye none se byose ibintu byose byahavugiye byarasohoye ari ibintu umuntu atari tutokinisha hari ikintu utokinisha bikiza icyo nacyo kirimo ubwo bizasohora tubyemere Imana yavugiye hariya muhite mubyandika Hago gasiremo numva ukuntu ba dushire muri agenda zacu Hallelujah. Prophesying. Hallelujah. So we are prophesying. Prophesy muri prophesy muranyemeza ntago Imana ikora ibintu kubera ko twavuzemo irijwi rya direringa gutya byenda tugire ngirihabura birayihabura byenda cyangwa ko twavuze ahubwo ari igihe umuntu amara kugira kokere urumva icyokere kandi buriya disi ibisenya umuntu nibibura buriya akavuga ati haleluya akavuga ati naza mwaba bosi koko nkataha navuze atereka nk'ibyo bita prophesy atumva ati la prophecies ati mu gikombe cyiza ati muzajyayo icyakora ari akantu nemera gashaka gutuma Imana ibikora kamwe gusa gashyiremo ndakakubwira Hallelujah. So we are prophesying rero turimo turanura that the next World Cup ngo mu gikombe cy'isi gikurikiyeho amavubi is going to attack. azaba ariyo Is going to attack. azaba ariyo Is going to attack. azaba ariyo In the name of Jesus. Hallelujah. They will win the battle. akantu katuma Imana The reason impamvu why you have never won utigeze utsinda in life mu buzima is because you are living in defensive. nukubaho urimo kurinda You are ibyawe living in defensive. urimo kurinda Hallelujah. izo nyigisho bazita inyigisho z'ubwenge zitahembura zitajyana abantu mu bugingo izo nimbivuga muraza mu nduke ariko mba navuze ukuri n'ubundi mujye reka nkubwire hari ikintu namenye kimwe reka njikubwira ubundi birangire namenye ko yima igihugu imbwa zikayanywera ubusa uyima igihugu imbwa zikayanywera ubusa mbivugiye iki wanga kuvuga ukuri kugira ngo abantu ngo babone amahoro ariko bikarenga bikanga icyakora ikintu cyatuma Imana ibikora ni kimwe ni akantu yashyizemo in the name of Jesus Christ nicyo cyatuma Imana ibikora mu izina rya nde rya Yesu Kristo
gusa mw'abantu mwe ni nko kubwira imodokari idafite mazutu cyangwa esanse ngo izamuke Shyorongi. ariko azakijyamo. Nanjye ndavuze ngo ni nko kubwira imodokari idafite esanse cyangwa mazutu ngo iterere Shyorongi. ubwo rero iki kiyajyamo nta muntu waza ubwira uriya muhanuzi. Ntiyajyamo tuzavuga ko ari umuhanuzi kandi bwemerwa busohoye gusa sinyambuka kritika. Ahubwo icyo nshaka kubaza inyigisho irimo aho ngaho yatumye abantu bakoma amashyi niyi. inyigisho irimo ese ubundi nkubaze inyigisho irimo uretse nanjye nkubaze inyigisho sirimo ari Janine kihoramo bo nibiki s'abantu abantu basanzwe. Brezil se kihoramo s'abantu ariko Chile se kihoramo na Irigwe s'abantu. ariko utandukanye natwe bizaba ari ubwa mbere. Twebwe se turi iki? twe bizaba ari ubwa mbere. Nkubaze twebwe turi iki? abantu bandeze b'Imana bariya bose ni abandi nabo ni ab'Imana. none se hari umugabo ucura undi umuruho oya binabaye cyaba ari igihe cyacu. Ibyo none se iyo umuntu bamuhanuriye imodoka atayigiraga ntibiba iyo akivuga ibintu bye nabona cyashoboka yakivuga ati turimo turahanura profesaye 2026 uyu mwaka nurangira tibyenda ati turahanuye mu izina rya Yesu igikombe cy'isi tuzacyakirira inanga. Ibyo byashoboka kubera iriya stade. Naho ibindi byo ntago mbaye nka wa mugaragu wavuze ngo keretse Uwiteka afasha amarembo yose agafungura yo mu ijuru ngiye saho ngaho ndi. Ubwo yavuze mu izina rya Yesu birashoboka. Izina ryande in the name of Jesus bibiri byatuma nemera. Ubwo yavuze mu izina rya Yesu unashingiye n'ahantu yabivugiye nabo yabibwiraga n'abantu baba intellectuel n'abantu bize bazi gusenga cyane babasirimu bahumura. Icyo gihe rero Imana igomba kubisohoza kabisa. Ntago yabura kunezeza bari abantu bahumura. Ariko nabonye Imana ibwira umugabo umwe antera ubwoba mukubwire Sauli amubwiye ati twire ko abemereke abasire birokoreye abemereke bibidu nibiduhagire n'inyamibwa n'indatirwa. Imana iramubwira ngo none ko nagutumye gucyana nagutumye kurokora inyamibwa se gitangaza ko mwakambara kuri ya mukiyamira muri guhimana akabyizi kubuntu. Muzi impamvu ni impamvu imwe yonyine nuko nta butumwa bwiza burimo hariya. Biriya si ibintu byafasha umunyamibabaro. Ntarayimubwiye abantu ni mwebwe ibintu muvuga n'ibyo mukora ni bangahe indirimbo muririmba zagirije abantu ku musaraba. Uretse kuri indirimbo y'iminota 15 mukayi ibitero bibiri na refure muri iki gihe ni ibiki muri kuvuga biri guhembura abantu. Ibyo rero nabyo hari igihe umuntu buriya satani ari igihe ajya ashuka umuntu avuga ati profesinga uvuge ko igihugu kigiye kugenda gutya ubundi yazacakirwa bikaba hatari mbarigo. Buriya nk'umuntu wigeze wita ngimana ngo ntizi ba abapasitoro yavuze ngo ntizi afatanya kuba perezida wa repubulika afata isura yiwe ayihindura intuza kare akanyamaswa. Numva ndababaye. Hari igihe rero umuntu avukana amaranga abyukana amaranga mutima akagira ngo Imana byendera agira ubwoba bwayo ibikore. Awurihenda agiyemo Imana ishima ariko natajyamo nakiza atuma abanyarwanda badakora ngo batere imbere. Gusa ikintu kibabaje nka Seveyuri ya muntu ari kubwiriza abantu bagafashwa kuri nibitabazagaruka mu Rwanda kubwiriza aho bari abazamutumira. Ariko buri uzi ko daimoni zijya zongora abantu zikabushuka umuntu. Vyenda ne kuvuga ngo nibitaba kuko si yabihanuye Imana yamuvugishije simbizi ni nyinshi kuko nge nago yabimbwiye niyo mpamvu kwa minyoni batandumiye. Heza kuba yabimbwiye bari kuntumira. wowe si igikubwira Nanjye Imana ikanyuzamo ibintu. yari yakubwira iby'amavubi Nuko ngewe nyine bona bitankwiriye buriya igihe nzakunda igihe Imana izakundira nanjye kumpanurira ibihugu nanjye nzayahanurira akazagenda azagutumira ugenda ubivuga. Muranyumva neza
byende cyo nta kibazo kuko byinda ntago nari kubivugira hano kuri YouTube abantu mu byemere mwari kunkubita ahubwo byavugiye kwa Minyoni kandi buri igitangaza reka ngo amakuru abantu nako kantu bakuyemo mu butumwa bwose yabwirije noneho abantu ukuntu ari abahanga aranagakata mbona se ko bira bintu byari live kari akantu bagakase gutera muri live abara n'abanyarwanda niyo kigwereka ubuhanga bwabo uzabibona rero bisohoye cyangwa bidasohoye gusa uko yavuze mu izina rya Yesu bazabyibuka se kuko yavuze ko byahane ntago bakiretse n'ibihano nibisohora ikibi nikibagirana n'ikiza nikibagirana nebisohora uziko ubuhanuzi bwavuga ko insengero bazifunze bugisohora nagakatiwe n'umuntu k'amasegonda 30 mbihanura vuga uburyo nabihanuye agahita kanyoherereza iyo bidasohora rero n'ubundi ukanyereza mbwira turamwaye babibuka barazirikana cyakora hari ikintu nabonye gikomeye ntago umugore wanjye namubwira ngo aze muri social media ubaho bigeze nta n'umwana wanjye nakwivuriza kwicara kuri kamera mugani wa Scoville umuryango wanjye nawe urinda itangazamakuru no kwicara ko no kumenyekana ku bitangazamakuru kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nta kiza kibirimo na gito buri impamvu mbikubwiye babuze gufata ubutumwa bwose yavuze n'inyigisho yigishije bakata kariya kana ati professor kandi disi wabona yagiye guhanura ati Imana imbwiye ko muzajyayo ariko kugira ngo agatwika aravuga ati shyiramo umwaka utaha bye nibyo yavuze ari ukuri ariko akavuga imoneka ati shyiramo umwaka utaha niwo biri buze gutwika gusa rero igitangaza kirimo abantu babikritika Imana yirababarira disi uriye nimba yanabikoze mu izina ryiwe akagira hirya kikiyana ati Imana mbabarire Imana iravuga ati ni igicucu cyanjye avuga ati ni ikibwa cyanjye turakosa Imana ikavuga ati uri injiji yanjye nimbura umusambanyi ati iki ni ikibwa cyanjye biratangaje Professor Mugisha reka twisore rero Imana niza dutabara mwana wa mama ntago babyoroshye bitari ibyo ubuhanuzi buri hano hanze buri gutemi inkwi n'amabuye reka tuyishimire ko tujyana ikipe yacu mu cyisi byari igihe kirekire ngeweho ntacyo kuvuga mfite icyakora ari ijambo nkunda muri Bibiliya rivuga ngo uzi ubwenge mu gihe nk'icyo yaceceka nanjye rero msoreje ku iri jambo mvuga ngo uzi ubwenge n'iceceke uzi ubwenge mu gihe nk'iki naceceke navuga kuri ya muntu atanuye kuko Imana imutuma twari turi kumwe ariko nanone if we don't to change the change will change you urakoze cyane ngarukiye oda urakoze Yesu kubw'ikiganiro cyiza umuntu wese niyuzuzwa umwuka wera ahinduke kandi ahindure umushyitsi imbere yawe ubwenge bw'Imana bugaragare muri twebwe umwuka wera bane natwe mu izina rya Yesu amen. Reka dushimire abantu badukurikirana umunsi ku wundi by'umwihariko twabanye muri iki kiganiro tukaba twatangiranye tukaba tugeze kuri uyu munota bakidukurikiranye nshatse kubibutsa gukanda subscribe kugira ngo buri gihe tujye tubasha kubana mu nyigisho mu butumwa ndetse n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Nimba utarinjira mu muryango w'Umusaruzi Ministries warasigaye ariko kuwinjiramo nta kwindi ni ugukanda subscribe ubundi ukajya utwandikira no kuri iyo nimero iba iri hasi y'ikiganiro iherwa na 4 aho uri hose rero turagukeneye aho uri hose wajya mu muryango waba uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda waba uri no mu Rwanda muri rusange ubundi muze twagure ubwami bw'Imana. Turabashimiye rero mwe mwese twabanye Imana ikomeze ibarinde. Umutima wanjye uragukeneye mwami
umutima wanjye uragukeneye mwami. Umutima wanjye uragukeneye mwami. Umutima wanjye uragukeneye mwami.